Allez baby, camper ramper, edition 1 motos nagarutse uyu munsi ni kwa kundi ngahita mbatsamo ngahita mbahereza ibintu byiza cyane duhere hano se cyangwa hano. Alright. Iki kiboro ko ari danger. Reka mbaze basomera izina ry'imodoka kwatsa. Uzi indirimbo ivuga ngo ariko rero iyi modoka ari ibibazo. Now, hanyuma rero ndi kumva ibintu bibaze kundenga, reka mbaze ninjiremo mbaze murebe kwanza marque kwanza y'imodoka. Iyo ndayindi ni Lamborghini. Sufata reba imodoka papa. Reba imodoka papa. So hanyuma rero kuko nje ntago nshaka kuvuga ibintu byinshi, ndashaka kwanza kuberekezamo imbere. Mungu wanje reka tubaze turebe ko bimeze indani. Kuko hano ndi kubona ibintu use ninjiremo cyangwa mbipoye. Hano hari amambutiyaje y'amamodoka, ariko reka mbaze kwanza zetrodise neza kwanza mbaze bakora introduction y'imodoka. Reka tugenda Defender kwanza, hanyuma itoza kwigaruka nyuma. Iyi ni Defender ni 0 km, donc ni umwaka wa 2025 0 km Defender. Nimba uzi izi modoka ngira itandukaniro yiyo wabonye ubushize cyangwa mu bihe bishize n'ingi nkuzaniye. Iyi ni 2025 mwibuke umbwira gakoryo kari wanga nugatahura. Bana ndaguha amadolari 100 yawe uyakenyerereho. Aha ndagira ngo urebe ni 0 km ni Defender, hanyuma ikindi kintu cyayo ni full black. Ntabwo mwarimo wizi mwebwe bajyaga mubona silvaga. So imodoka ni full black, imodoka yose nureba na nuza yayo yose imodoka, reka duhere hariya turebe. Imodoka zose ziri ahangaha zifite umwihariko yuko na hantu ushobora kubabona irindi bara rivangiyemo. Iyi Defender rero ni 2025 iracyari mutupi bana. Hanyuma abantu bakunda kutubaza price muri ihanga ntayo turi bubabye kino giciro. Hanyuma ndagira ngo mbereka akantu karenze. So imodoka rero, imodoka hari imodoka imwe tubafitiye ni V8 2025 0 km ni imodoka. Reka gasubiremo. Imodoka rubaka 2025 ni imodoka nziza cyane V8, murabona ukuntu imeze papa. Akaba ari G class Barabas. Iyi modoka ifite umwihariko mwiza cyane, ariko mbere kubinjizamo imbere ndagira ngo maze mbereke duhereye hano kuri retroviseur. Ni kuvuga ngo iyo uyirebye iyi modoka ushobora gutekereza ko ari gutyo uri kuyireba gusa ukabona ko retroviseur bisanzwe, ariko ikaba ifite amakamera. Ikaba ifite kamera zigera hafi muri 3. Iyi modoka rero ikaba uburyo ikozwemo uraza kureba ku kintu bita amajante. So now hanyuma ikiza cy'imodoka ndagira ngo mbereke mo ukuntu imeze, uburyo ikozemo meme n'amajante yayo. Ebana il full option, ni kuvuga ngo hatarinze havaho n'ikintu na kimwe, imodoka irubakitse. Hanyuma adufashe tubaze tubereke kwanza imbere. Urakumva n'urugi ko rufunguka ni burende papa. Imodoka rero dore ifoto. So now urebye neza iyi modoka nkuko nayibabwiye ifite ibintu byose. Hanyuma nkuko twahisemo kujya tubereka uburyo speaker zose, donc ibintu byose wakwifuza kuri modoka ni automatique, ibyo byose wakwifuza kuri modoka byose irabifite. So mukanye kaza turaje tuyibacanire, hanyuma tuberekemo imbere kwanza mubaze muyitahe. Murabona ukuntu tubarisha show ariko mutavuye ahantu muri. So reka tuberekemo imbere ukuntu imeze. Igiciro cy'imodoka urebye imodoka ni 0 km. So alright, guko yo nabibabwiye iyi ni murumva uburyo ihindamo
ni imodoka tableau yayo screen yayo uko imeze, ifite kamera nkuko nababwiye, ifite kamera eshatu, urabona ko no hasi irimo ubasha kwireba, ikagira nizo mu mpande ku buryo ushaka kugenda wirebera. So ibintu byose biriho hano kuri tableau. Ni imodoka ishimisha kandi inaryoye ko warebesha amaso yawe, ikaba ifite n'intebe zayo, urebye n'intebe ni cuir, hanyuma harimo ibindi mindani, AC yayo full imeze bien sana. Hanyuma ibintu biri ahangaha n'uburyo wicanamo, ntabwo bisaba urufunguzo cyane, ushobora gukoresha urutoki, ukaba wakoresha nayo isaha, isufi gusa ko wamaze kwiconnecta, biba byamaze kuba byiza cyane. So iyi rero ni Brabus, Brabus akaba ari classic, G classic, akaba ari imodoka nziza cyane. Umusaza rero akaba ari kwikubita muri parking yayo noneho neza, camera checking surrounding, urabona ko arimo kugenda areba aho ashaka kwiparika, ntabwo bisaba ibintu byinshi bya bindi by'inzu. Hanyuma ikindi kintu na direction yayo, urabona ko uburyo ikozemo, ushobora kwideplaza bitewe n'ahantu ushaka kugira ngo uyitwarire, ushobora kwimanura hasi, hejuru gatoya ya imodoka yawe, hanyuma ukaba wayitwara ku biciro by'iyi modoka rero y'umwaka wa 2025, nkuko twabasezeranyije ko tuzatubashyira muri dashboard, mukabasha kuba mwareba price z'iyi modoka. Reba imodoka ukuntu iteye, mukagira imana. Iyi modoka ni inzozi kuri buri muntu. So right, ngira ngo byari bitwe tubafitiye kuri G class iyi modoka. So iyi ni Defender rero 2025 2024 ko yageze i Kigali umwaka ushize. So iyi ni 2025 mu bantu bazifite n'umwe wenyine, hanyuma nanjye wa kabiri ubashije kuba wayijyamo, nta wundi muntu ku izina ry'Imana. So iyi Defender rero akaba ari imodoka nziza cyane, uko reba bye murebe kuri plaque aho gasize kwa vuga n'ibintu byinshi. So byari ibyo twe tubafite, ni Orphe Bayo, twende kazi.